yawuke rimwe. Ntugahamagare umuntu inshuro zirenze ebyiri. Buriya mu by'ukuri guhamagara umuntu inshuro imwe cyangwa inshuro ebyiri ntakwitabe, birashoboka ko ahuze, telefone ye yazimye cyangwa se ntabwo yigeze abona missed call yawe. Gukomeza guhamagara inshuro nyinshi bishobora gutera ikibazo cyangwa bikamwereka ko tubaho umwanya we. So tegereza kubwire cyangwa wongere ugerageze nyuma. Isomo riravuga ngo umunyacyubahiro yubaha igihe ndetse n'ubwisanzure bw'abandi. Twakomeje na kabiri avuga ngo ntugakore ubucuti kurusha uko bikenewe. Mu by'ukuri buriya ubucuti ni bwiza, ariko bugomba kugira imbibi, kuko iyo wisanzuye birenze urugero ushobora kubura icyubahiro cyangwa ukavuga ibintu utagombaga kuvuga. Menya aho ugomba guhagarara kandi wubaha ubuzima bwite bw'inshuti zawe. Hano rero isomo riravuga ngo kubaha imbibi z'abandi bituma nawe bakubaha. Yesu twakomeje n'ingingo ya gatatu. Ingingo ya gatatu iravuga ngo ntugatange ubumenyi utabisabwe. Buriya mu by'ukuri hari igihe uba uzi igisubizo cyiza, ariko si buri gihe abantu babiteguye kukumva. Gutanga inama utabisabwe bishobora gutuma bumva basuzuguye. Tegereza bakubaze cyangwa ubasabe uburenganzira mbere yo kugira icyo ubabwira. Muri isomo riravuga ngo umunyabwenge azi igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka. Twagiye n'ingingo ya kane. Ingingo ya kane iravuga ngo vuga make cyangwa se gira ibanga. Buriya mu by'ukuri abantu bavuga cyane bakunze kuvuga n'ibanga batabizi. Kuvuga make ntibivuze kutavugana n'abandi, oya, ahubwo ni uguhitamo amagambo meza kandi akenewe. Umuntu ubasha kubika ibanga yizerwa n'abandi. Isomo riravuga ngo icyubahiro cyubakwa no kumenya guceceka igihe bikwiye. Twagiye ku ngingo ya gatanu. Ingingo ya gatanu iravuga ngo shaka uburyo butandukanye bwo kubona amafaranga. Buriya mu by'ukuri ntuzigere wishingikiriza ku isoko rimwe ry'amafaranga. Akazi kamwe gashobora guhagarara, ubucuruzi bumwe bushobora guhomba. Gerageza kugira indi nzira yinjiza amafaranga, ubucuruzi, serivisi cyangwa ishoramari. Hano mu by'ukuri isomo riravuga ngo kwigira no guteganya ejo hazaza bitanga umutekano. Twagiye n'ingingo ya gatandatu. Ingingo ya gatandatu iravuga ngo kora gusa icyo ubona ko ari cyiza. Buriya mu by'ukuri ntuzigere ukurikira imbaga ngo ikuyobye. Hari igihe abantu benshi bakora ikintu kibi, ariko ugomba guhitamo icyiza nibwo waba uri wenyine. Umutimanama wawe niwo ukwiye kukuyobora. Isomo riravuga ngo umunyacyubahiro akora icyiza aho gukurikira abantu. Twagiye ku ngingo ya karindwi ushobora gutuma uba umunyacyubahiro. Ingingo ya karindwi iravuga ngo si ngombwa gushimisha abantu bose. Mu by'ukuri uko byagenda kose dushobora kunezeza buri muntu wese. Hari abazagukunda, hari n'abatazagukunda. Uko waba umeze kose, icy'ingenzi ni ukubaho umukuri no gukora ibikwiye, aho guhora ushaka kwemerwa n'abantu bose. Isomo riravuga ngo wibande ku ndangagaciro zawe aho kwiruka inyuma y'ibitekerezo by'abandi. Twakomeje n'ingingo ya munani. Ingingo ya munani iravuga ngo ntukibagirwe kubashimira ku bw'agaciro kabo. Buriya mu by'ukuri ijambo murakoze rifite imbaraga nyinshi. Shimira ababyeyi, inshuti, abarimu, abo mukorana n'abagufashije. Ugomba kubashimira. Gushimira bituma abantu bumva ko wubaha kandi uha agaciro ibyo bagukoreye.
hano isomo riravuga ngo gushimira ni ikimenyetso cy'ubupfura. Ingingo ya 9 nayo ya nyuma iravuga ngo ntukabwire umuntu uwo ari we wese intambwe yawe itaha. Mu by'ukuri si buri muntu wishimira iterambere ryawe. Hari abagushigikira pe, barahari cyane, ariko hari n'abashobora kukubuza amahirwe cyangwa se bakaguca intege. Noneho ubanza ukore, ibisubizo nibigaragara nibwo uzabivuga cyangwa ibisubizo bikazivugira. Isomo riri hano riravuga ngo rinda imigambi yawe kugeza igeze ku musaruro. Mu by'ukuri kubaka icyubahiro ntabwo bisaba amafaranga menshi, bikorwa n'imico myiza, ubwitonzi, kubaha abandi, gufata ibyemezo byiza. Nutangira gukurikiza aya mahame buri munsi, abantu bazatangira kukubonamo umuntu wizewe, wiyubashye kandi ukwiriye icyubahiro. Icyubahiro nyakuri ntabwo gituruka ku byo dutunze, ahubwo gituruka ku buryo tubaho no ku ndangagaciro zituranga. Yes, okay, thank you so much kumvana nanjye amasomo ushobora kudufasha kuba abantu b'abanyacyubahiro. Mwakoze cyane kora subscribe kandi like niba mwakoze iki kiganiro, twongere mukomeze mukurikirana ibindi biganiro byacu. Thank you so much. Ndi M.